Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kusura ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje kusura kino kizame kiba kimaze gukorwa? No kwibazo biragaruka. Wakusura kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo nka kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe witutsira ikintu busabwa no kubona kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo maze kwakanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yabaye amasomo ngenda bakiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo baba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga rero gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya bikiraho ujye uhita ubibona ku gihe kandi bitakugoye. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katakwemerera ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona kunogeye ubonekaho ku munsi yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho, iyo ukojeje ishusho y'icyapa bari kukubaza icyo cyapa ni uruziga, ese icyo cyapa ni mpande enye cyangwa icyo cyapa ni mpande eshatu. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa aho imihanda ihurira, mbega ngo inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizami bashaswa ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari igisubizo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino rero kiraburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona ko impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Hano hari igisubizo uri kubona cyanditseho ngo ifungana ry'umuhanda, ntacyo. Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko niba baramuka kigwaye mu kizamu urakora mu kanya ukabona bashyizemo ifungana ry'umuhanda, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu sisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni. Ese ahatari mu sisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha no uwuhe? A ngo kilometero 50 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 30. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha. Nkibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, akaguha ati wenda bitewe n'ukuntu uri kwirukanka uragenda kilometero 80 mu isaha n'udahindura umuvuduko. Rero hatari mu sisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ndakeka ko waramaze gutamo rero, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335
16 tugufashe kubona kode nziza, tuguhe imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukibuka Rwanda subscribe uri hafi gukora kugira ngo ikizami cyose gishyizweho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo udatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Amaze kureba iki? Ugeze ahantu usanze umuhanda ufunganye, uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe mw'ibi baduhaye. Umaze kureba iki? Aranga umuvuduko w'abanyamaguru, mbega ngo ubugari bw'umuhanda, se ngo umubare w'abanyamaguru. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe kunyura mu tuyira tw'impande tw'abanyamaguru uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntiwarebera ku muvuduko wabo, ntiwarebera ku bugari bw'umuhanda, ntiwarebera ku mubare w'abanyamaguru bahari kugira ngo unyure mu tuyira tw'impande tw'abanyamaguru. Nta na rimwe biba byemewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru ngo uzitwariremo kandi uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese kino gice cy'inzira nyabagendwa kiba kigenewe iki? Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda. Kiba kigenewe iki? Ari ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo hanyurwa n'ingorofani, se ngo hanyurwa n'ibinyamitende. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kino gice kiba kigenewe iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se ahanyurwa n'ibinyamitende, utugare. Kino kibazo neza barakibaza ariko ukabona kuri mu bisubizo bine baguhaye bashyizemo ngo hanyurwa n'amagare. Niba kigwa noneho batashyizemo ngo hanyurwa n'ibinyamitende, bashyizemo ngo hanyurwa n'amagare, uhitamo icyo kivuga ngo ahanyurwa n'amagare kubera ko ibinyamitende n'amagare abarimo. Ndakeka ko waramuzwamo se, ndizera ko waramuzwe kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikurura n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga? Ari ngo igare, mbega ngo velomoteri, se ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Kino kibazo neza barakibaza ariko ukabona bahisemo ngo ni de, ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese baba bahinduyemo iki? No kuvuga ngo hano kuri se mu cyimbo cyo kuvuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, baba bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ubwo nujya mu kizamura akora mu kanya ugasanga baravuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uhita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uhita uhitamo icyo gisubizo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko hano waramuzwe guhitamo se, ndizera ko waramuzwe kwandika ku papuro. Ndizera ko nibura mukagihinduye bakakikoza mu bwo buryo bundi nkubwiye nabwo urahita ugikora kuko babikubwiye hakiri kare. Rero ni ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ibintu nk'ibi byose ujye uhita ubibonera ku gihe, tugusobanurira hakiri kare ugende ukorera rimwe uhita utsinda. Wariyigishije amategeko y'umuhanda ariko ukeneye ko tugugura umunsi umwe cyangwa ibiri mbere y'uko ujya mu kizame, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789
355 16 dukorane. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, twandike cyangwa uduhamagare tukwigishe mudasobwa ujye mu kizame. Ikibazo kijyanye na mudasobwa, iki kibazo kijyanye no gukoresha igihe neza kitakubera imbogamizi. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 16 26. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Ese wowe turi gukosora kino kizamura, urabona kino cyapa gifitiye ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni impande enye cyangwa ni impande eshatu? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kikaba gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, ari byo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga kudepasa. Mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Se ikavuga ngo iki? Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaza kuba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ari wowe n'abaza bagusanga ninde uratambuka mbere? Urebeye mwa bino birango, agafureshi kajya imbere gasa umutuku, akaza kagusanga kari mu mukara. Bivuze ko wowe uri mu mutuku ubujijwe gutambuka mbere, mu gihe uri mu mukara abyemerewe. Niyo mpamvu bavuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ibiri guturuka aho wowe uri kujya nibyo biratambuka mbere. Ubwo bivuze ko abaza bagusanga ari bo baratambuka mbere. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona nyandikira, nkunda kuba ndi online igihe cyose, mitenyigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Kubera ko wenda bamaze kugeraho video nyinshi, hari igihe utahita uyibona, nyandikira cyangwa umpamagare nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Murabizi video y'ibyapa by'inyongera narabibakoreye. Ese biriya byapa nyongera biba biteye ku buhe buryo? Ari ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera. Mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, mu gihe kuri C bari kutubwira ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, naho kuri D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. No kuvuga ngo iyo bavuze kare bari kuvuga ngo ni impande enye ariko ifite impande enye zingana zose. Nayo iyo bavuze ngo urukiramende ni impande enye ariko haba harimo impande ebyiri zingana nini ndende n'izindi ebyiri zingana ngufi, niyo mpamvu babyita ngo ni urukiramende. Rero urukiramende na kare mwere kujya mubyitiranya. Ndakeka ko wowe waramaze gutwamo B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ubonye utari kubona iyo video y'ibyapa nyongera, nyandikira kuri nimero mba nabahaye nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha, ukaba wagerwa uruno rumuri rw'amatara yo kubisikana rukaba rwakugeraho. Ariko batubwiye ngo nijoro igihe ijoro rikeye. Yavuze ngo igihe ijoro rikeye, hari abantu benshi bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ishobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibudise gihari. Nibyo bita ngo nijoro igihe ijoro rikeye. None ano matara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba nibura kubonwa mu ntera ingana iki? Ari ngo muri metero 100. Mbega ngo muri metero 50. Senga muri metero 40, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 40. Turahisemo se, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, aya masomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ndetse na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Umuntu wese wakanze subscribe agera abibonera ku gihe, kandi aba ari ibyatuma ajya mu kizama agakora rimwe agahita atsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibi biba bibujijwe ko wabyongera ku kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri arangwa imitako. Mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Abandi bagenzi ari kuvuga abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa harimo n'abayobozi b'ibinyabiziga. Siga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongeraho imitako cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Wari wahisemo A ni iso cy'ukuri ko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni iso cy'ukuri ko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu bisubizo bine baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyesha ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu mubare w'ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Wenda ikinyabiziga cyawe gikoze impanuka cyangwa se ukirarikigurishije ukigurisha undi muntu, biba ngombwa ko hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita. Biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu mubare w'ishinganye. Ese ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A mu minsi 5, B mu minsi 8, C mu minsi 15, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B mu minsi 8. Utari wahisemo B, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 tugufashe kubona kode nziza mu gihe gitoya, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona uboneka ku munsi yageze. Turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha. Uburyo bwa online bukorwa gute? Tuguha linki, babyita Google Meeting ku bantu batabizi. Ntabwo iyo uyikanzeho tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Ikintu twashyizemo ukajya urakibona muri telefoni yawe, n'ubundi bisa nkaho twicaranye. Abantu benshi nibwo buryo dukoresha, kandi gukora rimwe aba ariyo ntego. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 16 tubigufashemo. Ndakeka ko rero mugiye kubikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri molecule niyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi, ituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cyo witegura kukudepasa ugakoresha iyo tara. Ese iryo tara y'icyatsi kibisi riba rigomba gushyirwa he?
hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, mbega ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Sega ngo inyuma hegera inguni y'iburyo, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese cyakagombye kuba igiso cya nyacyo ni ikihe? Ubundi cyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni no B, ariko bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo. Ubwo nujya mu kizamura akora mu kanya kabona bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, uhita uhitamo B. Hano ubwo akantu bahindiyemo ni hari ah'iburyo, bakagombye gushyiraho ibumoso kigahita kiba igiso cya nyacyo, ariko bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo, kandi bakagombye kuvuga ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ni ingenzi ko ubibonye hakiri kare, nibiramuka bije mu kizame cyawe noneho washyizeho ibumoso uhita uhitamo B, nicyo kiraba ari igiso cya nyacyo. Ariko hano kubera bashyizeho iburyo, duhita duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ko ririya tara bagomba kuba riri inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Aranga ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Se ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha murambibabwira. Ikinyabiziga cyose gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ibyo byose biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kandi kigahora kiri ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga areba neza kugira ngo kigume kwitabwaho, kugira ngo ube utateza ibyago abayobozi bari kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa nawe bibe bitaguteza ibyago. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese biba bishobora gusimbura iki? Aranga imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Mbega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Se ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, hari ikintu ndagusobanurira iyo bavuze ngo imirongo irabangikanye bashatse kuvuga ngo iki? Ushaka guturuka kure ukagira ngo ni umurongo umwe, aba ari imirongo ibiri yegeranye cyane ariko idafatanye, niyo bita ngo imirongo irabangikanye. Uba ushobora guturuka kure ukagira ngo ni umurongo umwe kandi ari imirongo ibiri ibangikanye yegeranye cyane ariko yegeranye. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, aho bashatse kuvuga ngo A ntago ari iso cy'ukuri, B ntago ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntago ari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa n'iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa imbere ni itara ryera. Mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. Sega ngo inyuma ni itara rimwe ritukura, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere aba ari itara ryera, aho imbere aba ari itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, mu gihe inyuma ari itara rimwe ritukura. Murabizi imbere hahora amatara yera,
imbere yaho turi itara ry'umuhondo. No ku bindi bibazo ndetse bazajya bakubaza ujye umenya ko imbere hakunda kuba hari itara ryera cyangwa ry'umuhondo, naho inyuma riba rikunda kuba ari iry'umutuku. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Tuvuga ngo bigera ku bipimo bikurikira bivuye kuri metero 2 na santimetero 75, bishobora kugera ku bihe bipimo. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ari aho metero 4, mbega metero 3 na santimetero 50, seka ngo metero 3 mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo uragihindura nujya mu kizame uwo gifiteho amakuru. Bagihindura mu buhe buryo? Bashobora kuba batazi na metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo a santimetero 400, b santimetero 350, c santimetero 300, d nta giso cy'ukuri kirimo. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Murabizi kuvuga ngo metero 1 ni kimwe no kuvuga ngo santimetero 100. Murabizi metero 1 bingana na santimetero 100. Ndakeka ko hano rero igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hari iso cy'ukuri nta kindi ni c metero 3. Biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Nuvuga ngo ikamyo iyo yose ibaho ntishobora kurenza ubwikorere bagiye kutubwira. Ara ngo toni 10, mbega ngo toni 16, se ngo toni 24, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nuko hari amakamyo menshi ashobora kurenza toni 10, hari amakamyo menshi ashobora kurenza toni 16, ndetse hari n'amakamyo menshi ashobora kurenza toni 24. Kandi batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo yose ntibushobora kurenga izi toni baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko waramaze gusamo d, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese nibe ibinyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ku buryo kivuze ihono tumenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ara ngo ibinyabiziga ndakumirwa, mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda, se ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 n'ibice 10, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa, na b ibinyabiziga bikora ku mihanda ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana no turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni d, a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance mwumva ko ziba zifite amahoni adasanzwe, ivuza ihoni ukamenya ko ugomba gutanga inzira, ndetse na bino binyabiziga bikora ku mihanda mwumva ko nabyo biba bifite ihoni ridasanzwe. Rero nibyo binyabiziga bari kuvuga. Ndizera ko rozamo d ivuga ko a na b ari ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa bikibuza kunyura ku bindi binyabiziga uretse cy'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese kiba gifite ibimenyetso by'amabara asate? Iyo uvuze ibimenyetso ni kimwe no kuvuga ngo ibirango by'amabara asate. Kibuza ibindi binyabiziga byose kunyuranaho uretse ku by'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ese kiba gifite ibirango by'amabara asate? Aranga umweru n'umukara, mbega ngo umutuku n'umukara, se ngo ubururu, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. Umweru n'umukara
na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B umutuku n'umukara. Murabizi kiriya cyapa kirabuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Mu birango harimo imodoka ebyiri, iy'umukara n'iy'umutuku. Iy'umutuku ibiri ibumoso, iy'umukara ibiri iburyo. Bivuga ko ubujijwe kudepasa imodoka, ahubwo wadepasa amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande na za velomoteri. Bari batubwiye amabara ya biriya birango. Haba harimo imodoka ebyiri, iy'umutuku n'iy'umukara. Niyo mpamvu hano duhisemo umutuku n'umukara. Ndakeka ko waramutse B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Turabahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora, yakora iki? Ugeze hariya ku maferuje, murabizi abari gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku, ugasanga adakora. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese uba ugomba gukora icyo? Ese uba ugomba kwitwara ute? Ari ngo uca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo gutwara neza nta gutinda mu isangano, se ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. Mu gihe kuri D bari kubwira ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya kuri feruje, abahuriye imihanda myinshi hayoborwa n'ibimenyetso bimurika, ugasanga adakora. Bijya bikunda kubaho. Ugomba kwitwara ute? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ndizera ko waramuzamo A. Ndizera ko wamaze kwandika ku papuro ukitondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze, kubera ko imihanda ibihahuriye ari myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Ugomba kuhaca n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora, kuko n'ubundi biba byapfuye. Witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kuko ntabwo ari wowe wenyine uba uhari. Ndakeka ko waramuzamo A. Ndizera ko wamaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabishwe uyu munsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'icyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ushobora guhura n'amatungo, ishyo ry'amatungo bayajyanye mu isoko cyangwa se ahandi. Ugomba gukora ikiraho nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ari kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Mbega umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Se ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Urabizi ugomba kugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari mu nzira nyabagendwa ugonza amatungo, ukaba wabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero uba ugomba kugabanya umuvuduko. Akenshi uri kwirinda ibyago ugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye ukibonera ku gihe, kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ushaka kode, fata telefoni yawe twandikire cyangwa uduhamagare. Ni kuri 0789 35 16 26. Tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga, uri kureba bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukundira, twandikire cyangwa uduhamagare. Ni kuri 0789 35 16 26. Tugufashe twigisha aho waba hose mu gihugu. Ibibazo biri gukunda kugaruka ni igihe twajya urabona ku gihe kino kizami kiba kigonze gukarwa ukanda subscribe. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugira ibihe byiza. Uramutse wagize ikibazo nyandikira kuri WhatsApp ngusobanurire. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu, nimero mba nayibahaye. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, abari hafi gukora amahirwe masa.